like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Mudugudu akubite bana baturage ko byagenze n'umugore yahora asambana na mudugudu hanyuma umugabo amaze kubyumva aza gukubita wa mugore wiwe amaze kumukubita hanyuma kubera ko mudugudu n'umuturanyi w'uwo muntu yaca agenda ngaje acaza gukubita wa mugabo aramukubita mu gihe aramusinzikaza aramuvisa amaraso hanyuma abandi baturage baje gutabara nabo kandi arabakubita kubera ari fisi inkoni yari afite inkoni kandi yari kumwe n'abanyerondo bakora irondo ry'umwuga nibwo kwadukira bano baturage barabakubita bahereye ku murongo babakubise bamaze kubakubita umwe ari mu bitaro abandi nabo bamuhunze sinzi icyo leta babafasha kugira ngo bave mu ntu za mubinani aho bahungiye none se mu karere ka Gasabo mu murenge wa Mbandazi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane abandi batangira kwifata ku munwa ibi byarijije buri muturage wese nawe ibintu byumva uraza kurira nurangiza wifate ku munwa umugabo bamufashe arimo asambanya inka dore yuko izi nka zose yazisambanyije zikitaba Imana kugeza izi saha izi nka ntago twamenye icyazishe dore yuko abaturage batanze amakuru bavuze ko uyu mugabo ari wari usanzwe agaburira zino nka dore yuko ari nawe wazuhiraga akazihereza amazi bamufashe arimo asambanya inka reka mbabwire igihe bamufatiye mu kwezi kwa 12 arimo asambanya inka mu kwezi kwa 12 umwaka n'ibihumbi 2025 none no munsi turi itariki zisanga cyangwa iyi nka isambanyije ku itariki izi nka zapfuye ku itariki zisanga 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2025 bivuze ngo izi nka zapfuye ejo ni nyuma yuko uyu mugabo bamufashe asambanya inka gusa nibagira umuntu babibwira gusa babibwiye umukuru w'umudugudu ndetse babibwira na gitifu w'umudugudu uyu mugabo bamugumisha mu ifamu none izi nka zapfiriye icyarimwe dore yuko abaturage batanze amakuru bavuze yuko uyu mugabo bamubonye arimo yerekera kugura umuti w'inka dore yuko wasanga ari uburozi yazanye agahereza zino nka zikahita zipfira icyarimwe ni nka 57 yakoraga mwino famu abaturage bavuze yuko yenda ari ukwihimura kubera ko bamufashe asambanya inka noneho barangiza bakamuteza abantu bakamugumisha mu iyi famu abaturage bavuze yuko uyu mushumba ari we wishe zino nka nakabuze kubera ko ibimenyetso byose biramufata ubwo umukuru w'umudugudu yahageraga yasanze ibingibi ari indengakamere ndetse uyu mushumba bamurebye basanga ntawe uhari bagerageza no kumuhamagara ku muyoboro wa telefone nimero yiwe ibakopozi dore yuko ku kanya bahise bahamagara veterineri wavuraga zino nka veterineri atangaza yuko izi nka zarozwe kugira ngo zipfe kandi zarozwe kandi uwaziroze yazirogeye rimwe kandi umuti yazihaye n'umwe nibwo izi nka zahise zipfa kugeza izi saha uyu mugabo wakoraga mwino famu wishe inka 57 zose ubuyobozi burimo buramukurikirana cyangwa ubugenzacyaha burimo buramushakisha bufatanyije na polisi y'u Rwanda kugira ngo afatwe yakurikiranweho ibyaha ashinzwe byo kwica inka 57 zose gusa ibingibi abaturage bavuze yuko ba boss bazino nka cyangwa nyiri zino nka abifitemo uruhari kubera ko uyu mugabo asambanya inka bakamufata asambanya n'iya kabiri koko bari kwita bamwirukana mwino famu ariko bamurekeye mwino famu barangije bamuteza n'abantu rero uyu mugabo nibwo kugira umujinya izi nka arazica cyangwa azicira rimwe azihereza uburozi zirapfa bityo rero nyiri inka yahise ajya gutanga ikirego kuri RIB kugira ngo uyu mugabo akurikiranwe kugeza izi sa veterineri izi nka yasabye ba nyirazo ko izi nka zazashyingurwa kubera yuko nta muntu warya inka nk'iyi
nk'iyi ngiyi yarozwe, kubera ko nawe ushobora kuyirya ukahaburira ubuzima. Kugeza izi saha izi nka ntago zirashyingurwa, nta n'umwanzuro zirafatirwa, nanone ntabwo baratangira no kuzirya. Bisobanuye yuko rero izi nka zigomba gushyingurwa bitewe n'uko zarozwe, kubera ko veterineri n'itegeko yatanze, kandi izi nka zikazashyingurwa, ndetse harimo izi nka zikazashyingurwa harimo abaganga b'inzobere cyangwa abaganga, kugira ngo hatazagira n'uwandura ugasanga haburiye ubuzima. Ibi ngibi ni ibyatangajwe ku iki gicamunsi ku itariki zisanga 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2025. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima, cyane cyane wakoze subscribe, uruw'agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha, ndetse turabakunda cyane. Nongeye kubifuriza umwaka mushya, happy new year, uzababera w'amahirwe, w'imigisha. Bivuze ngo ngenda bakunda kandi mbahoza ku mutima. Ikindi, ibyifuzo mwasengeye Imana izabyuzuze, kandi ngiye murambifuriza ibyiza, nta bibi mbifuriza, nta mutima mubi, ndetse amakuru nakagaruka kuno muyoboro. Nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Amakuru nakagaruka. Reka twerekeze mu karere ka Kamonyi mu murenge